dushimye Imana kubwo uyu mwanya tubonye rero kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Imana ihimbazwe. Ariko hano nta mirimo Imana igikora. Abantu bavuga ko Imana ikora imirimo hano ni none se ko mudashima? Yesu ashima. Imana nikora imirimo mujye mushima. Itorero ringana gutya gushima umuntu umwe agapapuro kamwe, kandi ndabizi ko batabiwe mu mwanya. Ntashaka hajye habeho icyumweru cyo gushima, mwirirwe mushima Imana gusa. Amen. Yesu ashimwe. Gushima Imana ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cy'agaciro ku mukristo. Kandi amashimwe arahari kuko mumbwiye ko Imana hari ibintu igikora. Mukwiye kujya mushima Imana. Amen. Bizana izindi mbaraga ku mukristo. Gushima Imana bikuremera izindi mbaraga. Imana ishima. Iyo rero abantu badashima nayo hari ukuntu ijya yifata. Ubwo rero tujye dushima Imana. Buri gihe ikintu cyawe cyasohoye Satani akongerera ko cyari gito. Ariko ibi urajya hariya ushime, ibi urajya hariya ubivuge, wacecetse ko abo bazimu ujye ubirukana ku buzima bwawe. Amateraniro aryoshwa no gushima Imana. Sikura kubyina gusa, nabyo ni byiza, biradushyigikira bikatwambika imbaraga bikatujyana ahandi, ariko tugomba kujya duhaguruka tukashima n'iki? N'Imana kubw'imirimo yakoze. Yesu ashimwe. Karakanyuzemwo rero, Imana ibagirire neza. Kandi ako kantu mugafate, kuko mu mashimwe havamwo izindi mbaraga, mu mashimwe hagenda havamwo n'ibindi bitangaza Imana igikorera ku buzima bwawe. Ariko byose bigenda bituruka ku mashimwe. Na Bibiliya iravuga ngo nongeye kubivuga, mushime mushime mushime. Tujye dushima Imana, atari ukuvuga ngo twahimbaje gusa, ngo twavuze twageze. Oya, ya mashimwe y'iby'Imana yakoze ku mirimo, kubyo twari twarayibwiye. Tugomba gutura ni byiza ya mashimwe, ariko tugomba no kwatuza akanwa kacu tukavuga ko Imana igira gute? Imana igira neza. Imana itugire neza. Yesu abamugisha. Ndashaka ko uyu munsi twanira ku ijambo ry'Imana. Hari abantu bazi icyanzu. Icyanzu murakizi? Mugira gutya abantu bazi icyanzu. Icyanzu. Muzamure cyane ndeba abantu bazi icyanzu. Imana itugire neza. Ko muri bake abantu bazi icyanzu, reka tubasobanurire icyanzu. Sinzi aho twahera hano kugira ngo tubereke icyanzu. Ariko icyanzu ni nka kariya karyango barimwo bacamo, ariko ko kabari kagufiya. Kabari akaryango rero gakunze kuba mu gikari. Yesu ashimwe. Kabaga mu gikari, noneho ukubaka amarembo ukayakora y'imbere, ariko mu gikari wakora igikari ugacamwa akaryango kagufi katareshya n'indi miryango, kitwa icyanzu. Amen. Iyo utashakaga rwaserera y'abantu baje kugushaka, winyuriraga inyuma y'urugo ugaca hehe, ugahinguka mu rugo ntibamenye ko wahageze. Yesu ashimwe. Muri make icyanzu ni akaryango kadasanzwe. Imana itugire neza. Icyanzu rero ntabwo kireshya n'indi miryango. Nta muntu uca mu cyanzu ahagaze. Buri gihe icyanzu kaba ari kagufi.
iyo ugiye guca mu cyanzu urunama, wagera imbere ukuburuka. Imana ishimwe. Icyanzu cyahishaga byinshi. No ku irembo iyo habaga hari abantu udashaka ko mubonana, warogaga neza, warangiza uti bari hehe? Bati bari hari ahagana ku irembo ruguru. Ukamanuka y'igikari ugasesera mu cyanzu kigendera. Yesu ashimwe. Icyanzu rero ni akaryango kadasanzwe kandi ahani gafite umumaro ukomeye kuri nyir'urugo. Imana ishimwe. Amen. Wabaga wakwicara ukamuvuga uzi ko ataraza kandi yaciye mu cyanzu yahageze kare. Imana ishimwe. Imana rero igiye guca akanzu. Tugire gutya. Imana ishimwe. Umuntu uzi ko yageze muri rino teraniro, cyambere tugusabiye Imana imbabazi niba utarazisaba. Mana we ubabarira umuntu wese wageze hano, ubundi umucira akanzu mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Hari ibintu nakunda cyane abantu bajya bakora, kubwira mugenzi wawe ngo ariko noneho reka mbivuge, bwira mugenzi wawe ngo iciye akanzu. Oh haleluya. Imana ihimbaza. Uti hamwe n'intambara zose ufite, hamwe n'ibibazo byose ufite, iguciriye akanzu. Imana ishimwe. Ryarisi. Iyo abantu rero, iyo abantu bamaze kumva ijwi ry'Imana bakabona biraje, hari akantu kaba mu mutima yabo. Uwiteka we urabuze, ariko se ni ryari? N'ejo. Imana ishimwe. Ni ryarira ejo iciye akanzu. Imana ihimbaza. Hari abantu tujya dushaka ibihe. Ubu bajije umuntu w'umucuruzi hano yakubwira ati ibihe byiza muri kino gihe ntabwo turi mu bihe byiza, ariko izuba ribi. Undi akakubwira ati nta bihe byiza turimo. Ubundi abandi ukumva baratangaza ibiterane ngo icyo gihe turi ku itariki ya kangarira 13. Ngo igiterane ku itariki ya 20 ni kuri stade, tuzaba mu bihe byiza, muzaze tuzaba mu bihe byiza. Ugasanga nawe wumvise publicité ugiye uvuga ngo sha tuzaba dufite ibihe byiza, mbonye azaba hari, runaka azaba hari. Wa wundi wari mayibobo n'indera uriya tewa azaba hari. Ibintu byose ukajyaho ukavuga, uvuga ibintu byo kuri 20, uzi kuzagira ibihe byiza. Ibihe byiza ni none. Imana idufashe. Ibihe byiza ku buzima bwawe ni uyu munsi, ku cyumweru. N'ejo nugezeyo ku wa mbere niho hari ibihe byiza. Ibihe byiza rero ni none ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Witegereza ibindi bihe byiza uzagira. Imana itugire neza. Barunaka niba icyo gihe tuzagira ibihe byiza. Ibihe byiza byakire buri munsi ku buzima bwawe. Nibwo uzaba mu mwuka nubona ko buri munsi ari umunsi w'ibihe byiza ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Amen. Ni none rero. Samweli wa mbere bice 11 umurongo wa 9. Gwino dusomere mu mudibo. Samweli wa mbere bice 11 umurongo wa 9. Samweli wa mbere ibice 11 umurongo wa 9. Dusome mu izina rya Yesu.
nuko babwira za ntabaza bati muzabwire ab'i Yabeshi Galeyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza zirara zibibwira ab'i Yabeshi baranezerwa. ryari bazatabarwa uretse kugenda ni ryari hari ubutabazi barimo babona ariko ab'i Yabeshi bagira gute baranezerwa barara babibwirabwirana ngo nejo batari babona ingabo n'imwe izaza kubatabara batari babona umusada kuko bari baragoswe bari baragizwe ingaruzwa muheto ariko bizera kwejo kugira ngo ukizwe neza nuko wumva ejo hari igitangaza. Imana ishimwe. Uyu munsi ubu hari igitangaza cyane. Ejo kuwa mbere hari ikindi. Ejo ho kuwa mbere ni ryari ni kwa kabiri. Ejo ho kuwa kabiri ni ryari ni kwa. Iyo uhora muri wowe arejo urakizwa. Imana ishimwe. Amen. Sana bazo ziragenda ziravuga mugende mubwira abantu b'i Yabeshi. Amen. Ngo ejo ku gasusuruko muzagira gute batabarwa. Ab'i Yabeshi bahita bagira gute birabanezeza batangira kubyina intsinzi batari babona ingabo zibatabara. Imana ishimwe. Amen. Ejo ibihe byiza n'uyu munsi kandi ubutabazi bwawe burejo. Imana itugenera. Twagiye mu Bakorene bice 10 murongo wa 13 ariho hari rya jambo ako karakajemwo ariko ndagira ngo mbabwire ngo igiye guca Akanzu ku buzima bwawe kugira ngo ushobore kubibamwo neza. Umuntu utaza gucyura Akanzu hano ntuzavuge ngo kuri 19 ngo niho hari ibihe byiza. Azakurikiraho itariki ya kangahe 21 ntabwo bizaba ari byo bihe byiza. Oya, ibihe byiza ni none. Soma Abarikorinto ba mbere ibice 10 wera ku murongo wa 13. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira Akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Amen. Amen. Hamwe nibiba tugerageza izatugirira ite aducira Akanzu. Urakoze gende. Hamwe n'ibintu bikugerageza yo izaza igucire ka karyango kadasanzwe kugira ngo ushobore kubibaho neza. Imana ishimwe. Aha se mwumvise Imana ivuga ngo hamwe n'ibibagerageza ngo nzaza mbibakize. Izaducira Akanzu kuko hari ibigerageza itagomba gukuraho kuko bihetse ibisubizo byawe. Ako kantu tujya tuko hari ibigerageza Imana idashobora. Twumvise umuvugabutumwa wa mbere ati ibibi ni byiza byose biva mu kuboko kw'iki kw'Imana. Niyo mpamvu Yobo yabivuze atari ko se mugira ngo mu kuboko k'Uwiteka havamwe ibyiza gusa nta bibi bivamwo. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Hamwe n'ibibagerageza rero Imana ntabwo iza ngo ihite ibakura mu bigeragezo gutya. Oya, ahubwo hari igihe ica Akanzu. Amena. Kugira ngo ushobore kubyihanganira kuko ibigeragezo byinshi bifite ibisubizo by'ibibazo byawe. Imana itugirene. Amen. Yewe niyo ngaramye mu bitaro harimo serumu ndavuga nti hari igiturika tu ahantu ndahasubirizwa. Amen. Kuko gupfa byo simba mbibara hari utuntu tumenyetso twuko ntagomba gupfa vuba. Yesu ashimwe. Ariko ngavuga ngo aha hantu ubu wasanga hari igisubizo cyanjye. Imana ishimwe. Reka mbabwira akantu ariko k'abantu bakomeye mu gakiza. Buryo uzi ko hari igihe mwirukana abazimu badahari.
ikibaye cyose umuntu aragututse aho kugira ngo urihite ureba kure urebe uko biba taka shitani kwa generalize dayimoni ako kongeza ibindi ahubwo agabo kitwa Shimeyi katutse Dawudi wakibwa ubwo yari yirukankanywe n'umuhungu wamukoreye kudeta umusirikare wa Dawudi arareba ati databuja Shimeyi yagutuke wakica ngagahanya n'ubutaka. Dawudi ati wakwitonze shako nkuzi uri generali ko nta kibikubuza niba Imana yamuhase ngo ntukwe uragira ngo bigende gute? Bari tugirire Yesu ashimwe. Hari igihe dutokesha ibidahari kibaye cyose kwa generalize Imana iti kibemwo gifite igisubizo cyawe. Imana itugire neza. Amen. Amena. Yesu ashimwe. Gifite igisubizo. Hari ingero nyinshi tujya natanga zerekana ko ikigeragezo cyawe ugomba ahubwo kubaza Uwiteka uburyo wakitwaramwo. Nusoma umubwiriza ibice 3 urahasanga ku murongo wa mbere ngo igihe cyose kigira igihe cyacyo. Habaho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, hakabaho igihe cyo kubyina n'igihe cyo kwigunga, hakabaho igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kwirirwa duseka, hakabaho igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura, hakabaho igihe cyo kubaka n'igihe cyo gusenya. Aza kuvuga hasi ati habaho n'igihe cyo gukundana ati no kwangana. Aza kuvuga ikindi cyatubayeho muri iyi minsi ati habaho n'igihe ku murongo wa 6 ati n'igihe cyo guhoberana no kwirinda ikibazo si ibyo bihe bibaho, ahubwo ikibazo ni ukuntu witwara mu bihe. Imana itugire neza. Ibihe byashyitse ku buzima bwawe witwara ute? Yesu ashimwe. Amen. Hamwe n'ibitugerageza rero Imana igiye guca Akanzu kugira ngo ushobe. Umugabo umwe yarageragejwe. Yesu ashimwe. Umwana arakuragera mu myaka 12 ariko abakarosi atangira kujya rota mu bana bo kwa Yakobo ubwo bari 10 n'abangaye. Bicaye gutya abwira se nimugoroba basutse ibishyimbo n'ibiki byose ku nkoko barimwo barya, aravuga ati papa narose. Warose iki mwana wanjye Yosefu? Narose imiba 12 ihagaze. Ngiye kubona mbona 11 yose iraguye, uwanjye usigara uhagaze. Amen. Papa ibyo ni ibiki? Ati sha bene so 11 bazakwikubita imbere, uzaba umuyobozi w'aba bantu. Amen. Nimugoroba bongeye kurya ati papa nongeye ndarota nijoro. Ati nagiye kubona mbona izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 byose binyikubise imbere. Wansobanuriye izo nzozi. Aravuga ati rero shahu izuba n'ukwezi ninjye na nyoko n'aba bene se 11 twese tuzagupfukamira. Simeon arahari, Reuben arahari, Gad arahari, Naftali arahari, Shera arahari, Yuda arahari n'abandi bose bari bahari. Barareba batariko aka kantu tuzagapfukamira, tuzakayoboka. Bose bagira umujinya, ariko bivuga ngo muri icyo cyumweru bo bahise bajya kwishyamba aho baragiraga, ariko bose bajyana umujinya w'akarumuna kabo. Tuzakikubita imbere, kara kantu wakabona tukakica, burabutware tukazareba aho buzava. Barakanga.
ise nawe hari ukuntu Yakobo yakoraga ikanzu nziza akayikadodeshereza karakana, dore ko yari akabonye kuri Rasheli, kandi muzi ko Rasheli yari yarabuze urubyaro, kandi muzi ko Yosefu niwe mwana wavutse bari iyo ngiyo kwa Labani, maze Imana ihita ibwira Yakobo, ugomba gutaha kuko ubyaye umwana ukemura ibibazo byose. Imana ishimwe. Amen. Hashize iminsi umwana kubw'urukundo abwira se ati, papa ndagira ngo njye kureba bene data aho bari ku isambu, ku ishyamba, kuri famu. Aramupfunyikira atubasuhuze. Kakimara guhinguka hariya, Reubeni ati, do ka karosi karaje, tukice. Imana tugere neza. Baragambana hamwe n'ibikugerageza, Imana igiye guca Akanzu. Ntabwo byagaragaraga inzira Yosefu aza kugira zo kwikura mu mutego nk'uyu. Barafashe, baranize, bakubise hasi bati, inzozi zawe sha tuzarebe ko zisohora. Bakuyemo ya kanzu Yakobo yakashakiraga nziza, bayirambise hasi, bakasa intama, bafashe amaraso bayagaraguyemo ya kanzu, kuko turereka papa yuko ikirura cyakariye. Barakubita, ariko Reubeni yari mukuru. Reubeni atariko sha twe kwisiga amaraso ya mwene data, wakajugunya hara muri rirariba ko rifite metero zingahe, itumara kukajugunyamwo ko gapfiremwo birangire. Ati koko twe kurebaho gahwera. Barafashe bajugunye mu mwobo hasi. Yesu ashimwe. Imana ihimbaza. Barangije kukajugunyamo, hahita abantu bo muri Egiputa baba Ishumayire bagendaga bagura abantu. Bahageze batisha, nta bantu mufite ngo tubagurire abacakara. Batariko aka gahungu aho kugira ngo gapiremwo hariya, wakagurisha muri Egiputa ko katazagaruka inaha, tukakagurisha kakajya kuba gacakara. Reubeni na Simeyoni barabivuganye. Reubeni araje aravuga ati, ntacyo tugakuremwo. Bajya kugakura muri wa mwobo, barakagurishije, bagasezeyeho, kanavunaguritsaho bagahondaguye. Ati, gaho shagenda tuzaba tureba ubwami bwawe, gutegeka kwawe, genda. Barakagurishije. Kageze rero muri Egiputa, barakareba, bakategeka kujya gukora kwa Generali Botifari nk'umugaba w'ingabo. Kagezeyo isura kari gafiteyo kwa se nziza, ubwenge kari kifitiye, karicara kabaneho neza. Generali arakabwira ati, wowe rero Yosefu nkushinze iby'uru rugo byose, keretse madamu we ntuzakome. Yosefu abaye umuntu ukomeye, arahigiye. Hashize iminsi kubera ubusirimu bwe, wa mugore wa Botifari ati, ngwino sha waretse tukazaryamana. Burya rero nuko tubisoma kuriya. Ubu ngubu umugore w'iki gihe nuko kubanza gataciga nka kangahe, ubundi akaza ati, urashaka iki be witi. Buriya Yosefu yabanje gushukwa na muka Potifari ibintu bikomeye byo kumureshya. Undi aramubwira ati, oya databuja yampaye byose, ariko wowe no, nta kandi uretse n'ibyo, njye sinakora icyaha. Yesu ashimwe. Amen. Ariko twumve umusore w'umunyagano, umusore utatekereza iwabo, umusore ugize amahirwe yo gukundwa na muka Generali, ariko umusore agahakana kubera ikimurimo. Bivuga ngo uyu mwana nubwo yari ari mu yandi mahanga, ariko hari ibintu bye yumvaga bihari bizabaho byanze bikunze ku buzima bwe, kubw'indota afite. Imana ishimwe. Cyane cya mbere burya no gukora kubaho no kuba ufite indoto. Iyo udafite indoto nta kintu buri cyo. Yesu ashimwe. Arangije aza kumupima ati, yanyumviye ubusa,
wakagahungu kanyumbiye ubusa, aragenda arirwaza, araryama, ati mubwire Yosefu anzanira ibiryo. Yosefu azana ibiryo ku isahani. Umugore ati wakwiye hirya yose ukabimpa hano ku gitanda kano kameza ukatereka. Undi atereko sha warabyanze. Undi atereka dati mabuja rwose reka da. Nuko aramusimbukira. Yosefu arishikuza arasohoka, ariko asohotse ngo asigarana umwitero we. Arangije araryama ararira. Abazimu baramufata, ararira, araboroga. General aratashye, bafunguye amarembo, akubise yinjiye muri shambure. Bite mada? Sheri bite? Se cya gihungu wazanye se cyamfashe ku ngufu. Gufata muka general sha ni burundu bw'umwihariko. Mani tugere neza. Agasore nta kindi bari kuvugana. Umwitero wako waruri mu buriri. Dore yataye n'umwitero hano. Yampashe niki se wakazaniye karakano. General ntiyakwirirwa areba kubera n'umujinya, mugafate mukajyane gereza. Ntabwo kigeze kisobanura ngo byumvikane, ariko muri gereza hari igisubizo. Imana ishimwe. Mujye mwitonda gutokesha rero. Toka daimoni, urimo urajya mu masezerano utoka daimoni. Nishaka n'ukuboko kube kwavunitse, arigiye kwavunika kugira ngo utabarwe. Imana ishimwe. Amen. Arigiye nabonye uduceri ndi mu bitaro hara kwa Noroberi, kandi nta kintu nari mfite, kandi uwo mukire ntabwo yari kuzayansangana mu rugo, ariko yumvise ndi mu bitaro azayiruka. Ndayacakira nimugoroba bapimye glycemie bazanga isukari yamanutse. Naraye ntashye ntahanye ibiceri. Imana yari yambwiye ngo hari akabazo nza kugukemurira k'amafaranga. Ariko bigejeje nka saa 8 numva ibisukari birazamuka mu mubiri. Agenda ngangama hara mu bitaro. Ikarabaye. Naho niho boss aza kunsanga bikemuke. Mu gitondo nari nataye. Ko nari ngiye kuzana ibiceri se kwa Noruberi. Marishim. Wahagera rero ukirirwa usenga cyane. Mana we ntaducike, ndajya se ko ngiye kuzana ibiceri ariko bantere serum. Imana igira inzira zayo. Hamwe nibibagerageza ngiye guca Akanzu. Kwitondere nako kanzu uko kaba kameze. Yesu ashimwe. Amen. Imana ihimbaza. Yosefu yagiye muri gereza. Nusoma Bibiliya uzasanga igihe ajya gutorwa yari afite imyaka 30. Uzaba ari imyaka ashobora kuba yarabaye muri gereza. Yari yaribagiranye gufata muka general ku ngufu ni ibintu n'ukugushyira ahantu bakakwibiki. Yesu ashimwe. Aragiye yabayemwe muri gereza, ariko isezerano icyo ndikundira. Amen. Aho waba uri hose murajyana. Imana itugere neza. Rirakomeka. Imana ishimwe. Isezerano rigenda rigukurikira buri gihe. Isezerano ubwo bamunaze muri gereza naryo riragenda riyiyobeka aho yicaye muri gereza. Turi kumwe. Amen. Noneho iyo rishaka gusohora rimera nka ryagi. Iyi minsi 21 ishize inkoko irarira, burya nyina itadomyeho ngo iturage, agashwi kararituritse. Imana ishimwe. Kuko igihe cyageze. Haba ku kikabiri gatatu akavuga ngo ibyerekanywe bifite igihe cyabyo kandi ntibizatinda kukigeraho. Ariko mwene da, naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Imana ishimwe. Isezerano ryageze igihe nta kiribuza. Imana itugerene. Irararira yagera wa munsi gaturaga, ariko itanaturaze agashwi ujya ukumva katangiye kuvugiramo. Iyo itinze karitoborera, kuko igihe cyagize gute cyageze. Imana ishimwe. Isezerano ryawe rigiye kugera irabahati kabahati imitima, kandi kagenda igahera hahandi kwa bafarawo bari bakumereye nabi, igahera muri babandi bahora bakuvuga, bakajya bavuga ngo ngwino upfe gufata bakunegura, ariko baraguhaye rirasohoye.
Imana itugirire neza. Yosefu aragiye abaye muri gereza, aricaye, agize ikubita imyaka 12, arangije aribaza, ariko aravuga ngo hari Imana yavuganye nanjye kera nkiri iwacu. Imana ishimwe. Ntugakangwe nuko waba wicaye mu yandi mahanga, isezerano ujya i Kanombe rigahita ryicokamwo naryo, mugakomezanya mukambuka. Isezerano wambuka hakurya ku mipaka naryo rikagendana nawe. Isezerano ryano muri Muhanga ujya mu Ruhango rikagendana nawe. Hari abantu mujya mwizirika iwanyu, byo birabareba rwose. Njya mbona nimva iwacu se bizasohora. Isezerano muragendana. Ujya i Kanombe bakagusaka ngo zamuka ujye mu ndege, ryo rijya kwicara mbere aho ugomba kwicara riba rihaze. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Yosefu bigeze ayo masaha, ariko Mana, atariko reka ntuze wavuganye nanjye. Imana ishimwe. Isezerano rero reka mbabwire, niryo rijya rihaguruka rikigira kwibutsa Uwiteka, rikamubwira ngo ndashaka gusohora. Amen, amen. Ijambo Imana yakuvuzeho niryo rijya rigenda rikajya imbere y'Uwiteka rikavuga ngo ndumva nshaka gusohora. Kurinde? Kuri Clemence wa wundi wabwiye gutya ndashaka gusohora. Yesu ashimwe. Kuri John ndashaka gusohora. Kuri Mariya ndashaka gusohora. Imana ishimwe. Imana ikikorayo ishakira inzira isezerano. Noneho iri sezerano rya Yosefu riragenda rigerayo, ribwira Uwiteka ko rishaka gusohora, ariko Uwiteka ntabwo nzi inzira nzasohoramwo. Uwiteka araribwira ngo ejo nziye kugushakira inzira. Imana ishimwe. Niki yakoze? Yarotesheje Farawo. Yarabanje Imana ikoresha amafuta abantu bakoreraga ku mwami. Uwatangaga vino, uwatekaga, bakora ibinyanga ibwami, barangije barabaheka babajyana muri gereza, barangije babafungira hahandi Yosefu ari. Ubwo urumva Imana yashakiye inzira iki? Isezerano. Ari abantu mujya mushaka gushakira inzira isezerano. Bira ni umurimo w'Uwiteka, ntabwo ari umurimo wacu. Tugire gutya. Yesu ashimwe. Oh, haleluya. Noneho Imana irangije iti ngiye gushaka indi nzira. Ica kwa Farawo. Farawo arota inzozi nijoro, ariko arazibagirwa. Agiye kubona izo nzozi, niko yari yarose inyana 7 zibyibushye n'izindi nyana 7 zinanutse. Sinjya mu by'amahundo byaba birebire. Ngo ngiye kubona, agiye kubona abona za nyana 7 zinanutse zimiza za zindi 7 zibyibushye, ariko ziragumya zigira gute? Zirananuka. Ni gutira nyana y'umunanu imira kirakingana kura ikagumya ikaba umunanu. Biramuyobera, ariko ahita nazibagirwa. Atumira abapfumu n'abakonikoni bose baraza. Ati mumbwira ibyo narose. Batiye wowe se watubwiyeho gatoya. Ati ngewe nabyibagiwe. Ati uragira ngo tubigenze tuti? Ati ndabica. Mwebwe ko muvuga ko mwerekwa kuki mutabibona? None se watubwiyeho akantu gatonya gasana? Ati mvuga iki se ko nabyibagiwe? Mujye hariya ndabica mwese. Murirwa mupfumurira abantu mubeshya kuki mutere kwibyo narose. Bwira abasirikare ati mugoti ibi bipfumu byose muze kubimara. Bwira wa mwana rero. Naho wa bandi babiri bafunganywe na Yosefu nsubiye inyuma, baroteye muri gereza inzozi barose. Bukeye barigaragura bati turose ibintu babisobanuriye Yosefu. Yosefu aravuga ati sha wowe
urasubira ibwami ujye utanga vino. Wowe baraza mu kanya baguca ijosi mu gitondo abapolisi bihita bisohora. Mu gitondo baraza babwira wa wundi bati wowe twasanze wera, ahubwo iki ngiki bahita bagikata ijosi. Wa wundi rero Farawo yarose, wa wundi yarasubiye mu kazi. Noneho Farawo aramubwira ati nzanira akavino mbanze nkwe twica ibi bipfumu niba bitambwira ibintu narose. Nge nabyibagiwe kandi mfite ubwoba nk'umwami rero ndabamara. Abwira abapolisi ati mugote turahita tubyica, munzanire vino. Wa mwana atumye wari ufanganywe na Yosefu aje ati ariko databuja, hahandi wari waramfungiye hari umuhungu witwa Yosefu. Yesu ashimwe. We ahita bireba akabijimera neza. Amen. Wa wundi wafashe umugore wa Potifari ku ngufu, iyi Imana yashatse kuguhamagara kandi gukuraho n'udukosa twose. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Niwe buretse nawe tubanze tumuhamagare. Ariko iki gihungu cyafunguwe. Mwibuka amagambo Yosefu yakibwiye. Sha nakurotoreye inzozi, nugerayo uzabwire Farawo ko ndengana, mve muri kano kagozi. Hari ibyo yakoze. Niyo twabatuma ntibabivuge, ijuru riratuvugira. Marishe. Uyu muhungu akimara gufungurwa aje gutwara agakapu, asohotse wa wundi bamukasa ijosi. Yosefu yaramubwira ati mbasha sinjye wazirotoye, nugerayo sha ujye umbwirira Farawo ko nzira ukuri. Nukurura mugore wa Potifari ntawe nafashe. Ndahita nkuvuganira n'agakapu aragiye. Imyaka ikubisa ari 3 atari yavuga. Ariko niyo batatuvuganira, Imana iratuvuganira. Ishaka gusoza ibyo yatuvuzeho igira gute? Iratuvuganira. Imana ishimwe. Amen. Duhe Imana icyubahiro. Uzajya ubatuma babyice, uzajya ubatuma babyirengagize, bavuga ko wanasaze, ariko ujye utuma isengesho rizajya rigenda rigira ibyo rikora. Niryo Esiteri yabwiye abayuda ati dutume isengesho riragenda rigera kwa Yoserusi, arara yabuze amahoro, abona idosiye ya Moridekayi. Imana ishimwe. Nta kindi kintu twakora, dutume isengesho rikajya kuvuga. Imana ishimwe. Aragiye. Amen. Amen. Baramubwiye bati mugende mumuzane. Gahungu karaje kari kagize imyaka 30. Twibukiranye ko karose gafite ingahe 12. Tubari 3 kabaye kwa Farawo, kwa nanuri ya Potifari. Byari byo byose 10 kayimaze hara muri gereza. Karaje bakogosha ati ni wowe sha, si wowe wafashe umugore wa Potifari? Urumva ntabwo yari kuvuga ngo sinjye. Ni wowe ufite ya dosiye y'umugore wa Potifari? Potifari nawe ari he? Potifari yabaga ku ibwami general, nawe yararaho. Mwumvise hari ikintu Potifari yavuze? Iyo yageze igihe cyo kudusubiza hari n'abantu ifunga iminwa. Bari batuziho n'ibintu runaka. Hari abantu ifunga iminwa, bakarinda baguha akazi azi ibyawe, ariko yajya kubivuga ikajya imufunga iminwa. Ejo ukaba wanamuyoboye, maze yatangira kampatiri kandi naracecetse, kandi iyo mvuga ibyako ira dosiye yako yari gupfa kuki atavuze, yamufunze umunwa. Imana ishimwe. Potifari nawe yashakaga gutera hejuru akavuga ati ariko zehureka da. Amen. Yesu ashimwe. Niko sha narose inzozi ariko nazibagiwe, nta nagake nziho. Ariko abana mwafunganywe bavuze ko ushoboye ibintu, mbwira ibyo narose. Abapfumu bose bati wese yabishobora ati. Yosefu ntabwo yagiye muri retebeke nemene serebe rakata. Birya rwariye tuba tubyikanira bitari na rimwe neza. Ubundi umwuka araza neza. Iyo birimwe araza,
yego nabira by'indimi biraza tukabibatizwamwo nibyo ariko birya ntabyo yagiye umwuka yari awufite no muri gereza atinginga ariko nujya mbona abantu bashaka no kwihata Jabundi nagiye ahantu tugiye mu modoka ariko agahungu twakanyuzeho hari Musambira murokora aragategera nari muzi turicarana ariko mpindukiye mbona nakanyamwuka hari ukuntu burya bagira utuntu tw'utujisho kari kavuye ahantu gusenga ndakitegereza nuko umusore twari kumwe ndamubwira ntaka nakanyamwuka ati twagashyuhije pastor tugashyushye gute se mu modoka sha ati tera karirimbo nanjye ndahita nzamura ukubite mutu isengesho ati karahita gashyuha amen burya hari ukuntu tubashotora tangira nivugisha utuntu dukeya tukubitamwa akaririmbo n'akavura kari kaguye tugeze Kamonyi tugeze hepfo Bishenyi mbona gatangiye kwitsindiza mwinyuma ndebera muri rotorovizeri mbona karatitiye mbona gateye rimwe kati mwumva kwivuga ndi twagushotoesha Mana ishimwe ariko wabonaga ko kari kabirimwo neza Yesu ashimwe Yosefu rero yaje abirimwo amena Farawo kimura kuvuga ati nabyibagiwe atumva ceceka wagiye ubona inyana 7 zibyibushye ati yego sha uziko mbyibutse zari 7 zinanutse zibyibushye ugiye ubona n'izindi 7 zinanutse ati sha mbwira sha uziko ari byo amena Yesu ashimwe amena igihe kirageze cy'isezerano igiye guca Akanzu kuri Yosefu nyuma y'igihe kirekire nyuma y'ibibazo nyuma y'intambara nyuma ya gereza nyuma y'ubukene nyuma y'ubushoberi nyuma y'uburwayi igiye guca Akanzu Imana none rero nyagasani wagiye ubona za zindi 7 zibyibushye zimize zinanutse zimize za zindi 7 zibyibushye kandi ziragumya zirananuka ati nibyo sha komeza umbwire n'utundi kuvuga ndagenda mbyibuka none se sha ibyo bivuze iki nyine nyagasani ziranyana 7 wabonye zibyibushye n'imyaka 7 igiye kuba hano mu Misiri tugahinga tukeza ibigori biki byose bishyimbo bikaba byinshi nizo ziranyana 7 wabonye zibyibushye hanyuma se sha zirazinanutse zira rero zinanutse n'indi myaka 7 izabaho tukabura umusaruro uko wabonye rero izinanutse zirya izibyibushye kandi zikagumya zikananuka niko tuzarya ibyo twejeje mu myaka 7 kandi tukagumya tukagira inzara era hano nuko rero mushaka umuti w'icyo kintu Misiri yose tutazagira ikibazo cy'inzara kuko iyo nzara izabiri hano hose muri Aziya yacu General Botifari twabigenza gute urya yafatiye umugore ku ngufu General biramuyobera je ndumva ntazi ibyo twakora Ministre w'intebe iki kintu kirakomeye nicyo kuzigaho mu nama itaha ya guverinoma Ministre w'ubuhinzi urabyumva ute nyine ibyo no gufatira ingamba tugaca no mu baturage tubivuga n'ibiki oya ndashaka igisubizo cy'uyu munsi Ministre w'imari rekada bose Farawo arabazenguruka bose babura igisubizo ariko bose bagusha ku kintu batariko uyu umunyabwenge ubivuze yaduhaye igisubizo amen Farawo atariko muzi ko uyu mwana ari umunyagano cyane ari cyo muri Isiraheli kitari icyacu kandi muzi ko umuntu uzatanga iki gisubizo azahita anyungiriza muratanga uyu mwanya se turawutanga da Imana ishimwe abe premier ministre amubeda none se ko ari ufite igisubizo tubwire sha twabigenza gute dore kureba kure amena ati rero nyagasani tugomba gukora ibigega muri hano mu Misiri
ibigega tukagura n'ibiryo hakurya mu bindi bihugu tugakora ibigega, kandi tukirinda kugira ngo twongere kugurisha imyaka yacu mu bindi bihugu, kugira ngo icyo gihe aba ari twe tuzaba arabapangira naho bazajya n'abagenda bashyira ibigega amastock ibiki byose, bati rero bikore. Amen. Umwami ahita akuramo ikamba ararimwambika, akuramo byose. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Arabimwambika. Aba premier ministre hamwe n'ibibagerageza, Imana igiye guca iki? Imana icira Akanzu Yosefu. Za nzozi rero zisohore. Amen. Iwabo wa Yosefu yanzari hagere, bira bihugu byose bya Aziya bigira ikibazo, basigare bavuga ngo ibiryo biri mu Misiri. Yakobo afate babahungu bababwira ati mujye guhaha, baragenda bajya mu Misiri. Bakimara kugera hariya barabanza, wageraga imbere wa Yosefu wese yararamyaga, barapfukama. Amen. Muje kugira gutinaha, tuje guhaha ibiryo iwacu byarabaze. Muri abahehe? Yuso yitwa nde? Yitwa Yakobo. Muvindimwe muri abana bangahe sha? Twebwe nyine turabana 12, ariko ubu twaje turi 10, akandi kana gatoya kabucura kabenyamini gasigaranye na papa, ariko undi wacu umwe yigeze kuza kudusura mu ishyamba, ikirura kiramurya, we nta kiriho, dusigaye turaba. Bamuyobewe. Hari igihe bajya batuyoberwa. Isezerano ryasohoye ikikubwira barakuyoberwa. Basanga uri mu ikibubu kidasanzwe, batese niwe, bagasa. Imana ishimwe, igiye guca Akanzu kugira ngo birabigeragezo biveho. Iciye Akanzu ati yewe ngaho babahi, ariko mugende munzanire nako kana gasigaye, nako nabakunze. Baragenda babwira se Yakobo bati dore amafaranga waduhaye turayagaruye. Biteze twagize ubushuti n'umu premier ministre wa hariya mu Misiri, n'umusore mwiza, yatwishimiye, yanatubwiye ngo tuzazane na Kabenyamini. Kuko cyagiye ubuhanuzi nibwo ari busohoye, bapfukamye ari 10, kandi bagombaga gupfukama ibiba 11. Imana ishimwe. Yakobo ati bushize umwana wanjye Yosefu ntaramva mu mutwe, Benyamini nsigaranye mubaye. Simeon ati ndamwisimamaho, Nafutali ati ndamwisimamaho, Reuben ati nanjye rwose data muduhe tumushyire uwo mwami, n'umwami mwiza. Yakobo arashyira aramubaha, baragenda barongera bakubita amavi yose baramya Yosefu. Imiba 11. Isezerano rirasohoye nyuma y'imyaka 18 ku buzima bwa Yosefu. Imana ishimwe. Yosefu abibonye ararira ati dore ya miba narotaga mu myaka 18 ishize yose nyikubise imbere, ati hasigaye izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11. Itonde tuza, bizasohora, bizivuyanga. Ariko nushaka ukatena Misiri, nushaka ukatumanuke na Tanzania, Uganda, ariko bizasohora. Imana ishimwe. Uzago bajye bavuga ngo wirirwa wimuka, ngo wabuye Gahogo, ngo ujya mu Rugarama, ngo uva mu Rugarama, ngo Gikabwa, ngo ugeze imbare, ngo ugeze hakurya, ngo uri murazamuka hejuru iriya zabyimana, ngo ugarutse ruri izenguruka, ariko rizasohora. Imana ishimwe. Wirinde gutuma abantu gusa Imana itabishaka, kuko bazagerayo bagamarike, ariko Imana niza gusohoreza ibyawe inakuvugire. Imana ishimwe. Amena. Yosefu, ndashaka kuvuga ukuntu nyuma bamenyekanye, baraje noneho bazana Benyamini, arangije bamwikubise imbere, arangije aravuga ati Benyamini ndamusigarana nte petit frere, ko Rasheli yari yababyaye ari 2. Rasheli yarabyaye, abyaye Benyamini ahita apfa yishwe n'inda ya Benyamini.
yasize bya bigirwamana by'iwabo yari yicariye ku ifurashi nibirebire. Arangije Yosefu arakitegereje ka petit frere bava indimwe kuri nyina, ati ndagasigarana nte. Afata impeta ye, arangije abwira umugaragu ati rero mugapaniye mu mufuka wuriya mu byo mwabapangiye mushyire mw'iyi mpeta yanjye. Nuko arabasezerera, aravuga ati harya sha mu buhamya neza. Ubwo so Yosefu ikirura cyaramuriye neza. Yewe yari umuntu twakundaga rwose. Kirura cyaramuriye aje kutureba mu ishyamba arareba. Arangije ati ngaho ni mutahe. Bageze imbere hari yabikoreye yabashubije amafaranga, abandi bose batanga amafaranga. Atuma umugaragu ati mugende mubwire bari abantu bagaruke banyibiye impeta. Mugaruke hano, mugaruke. Abasirikare bati mugaruke. Ninde wibye impeta y'umwami? Bati hano nta wibye impeta, iwacu kwa Yakobo nitwiba. Simewona arayavuga, Gad aravuga, Rubeni yari yishyize imbere aravuga, atuzisangana umugumane rwose. Barasaka, bageze mu gifuka cya Benyamini bayikuyemo. Ati singiyi bari bakishe bakacucu. Wize kwibute uradupfungije uratumaze aka kantu kiba gute? Nako birakayobera. Ati sinibye, ati uri wibye, ati wacu nitwibaga kantu kagumana na data niko kajura. Baritotomba banga kuvaho kuko ntibari gusubirayo ngo babwire se Yakobo se bimeze gute. Ntabwo byari gushoboka. Bicaye aho Yosefu abwira abagaragu ati nimwigire hirya mufunge urugi. Yosefu ararira, arababwira ati ni njyewe Yosefu sha, ni njyewe mwataye mwiriba, ni njye mwagurishije. Mwabyumvise? Bikubita hasi bataratumara. Umwami yabaye umwami aratumara ati reka da birya byose Imana yabibakoreshaga. Ako kantu muzagasome mu bice 50 gutyo. Birya byose Imana yabibakoreshaga kugira ngo isohoze ikiriho nona. Bajye birirwa bakugambanira usenge, bajye birirwa bakujajwa hirya no hino usenge, hari ikizavamwo. Imana ishimwe. Ati mugende muzire na papa. Ise baragera abaho baramuzana. Twibukiranye ko Rasheli yari yarapfuye, hari Leya nyina wabo ariko ntacyo atwaye ni nyina. Baraza bose izuba n'ukwezi, Leya na Yakobo ise na nyina barapfukama, na bya bihungu 11 birapfukama. Isezerano rirasohora. Imana ishimwe. Hamwe nibibagerageza, hari akanzu Imana igiye guca yinyuriye kwa Farawo, hari akanzu Imana igiye guca yinyuriye mu bantu bagiye gufungwa muri gereza, hari akanzu Imana igiye guca hejuru yuko muka Potifari yagushyizemwo, hejuru yuko bakubeshyeye, hari akanzu Imana igiye guca. Hamwe n'ibyo tugerageza, Imana igiye guca akanzu. Uhaguruke twakira akanzu k'Imana. Hamwe n'intambara ufite muri iyi minsi, hari akanzu igiye guca. Hamwe n'intambara ufite ara mu kazi igiye guca akanzu. Hamwe n'imyaka uri mwubara uvuga ngo noneho nduwi wacu gusa, igiye guca akanzu. Hamwe n'ibikugerageza, hamwe n'uko minibari zabuze igiye guca akanzu. Hamwe n'uko amacumba kumereye igiye guca akanzu ku buzima bwawe. Uyu munsi nibyo bihe byiza. Nababwiye ngo uyu munsi none nicyo gihe cyiza ku buzima bwawe. Webwira Imana ngo nakiriye akanzu nciriye. Oh haleluya. Mana data twese turi hano twakiriye akanzu duciriye. Abagabo twakiriye akanzu uciye, abagore bakiriye akanzu, abasore n'igumi bakiriye akanzu. Uciye akanzu ku buzima bw'aba bantu, uciye akanzu. Ushimwe kuko muri rino teraniro uduciriye akanzu. Imana ibahe umugisha.